Mwita tugirana inama turibukiranya tubwirizanya ibyo tukabuzanya ibibi kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora. Ikaze mu ishuri rya none. Mwita uyu munsi nyemera twigane kandi unyemere twibukiranye, ariko nanyemere twumvire. Uyu munsi tugiye kukubwira amwe mu magambo yagufasha, si wowe gusa ahubwo nanjye birandeba. Aya kandi ni amagambo nawe wakifashisha mu buzima rusange. Nyemera twigane unkundire tugendane, ubundi unyemere ntangire mvuga ni koresha inyurabwenge. Nkunda ukuri, mbwira ukuri, mbabaraho kumbeshya ngo nishime, kubera ko amara naterwa n'ukuri aruta ibyishimo naterwa n'ikinyoma. Kunda ukuri kandi ujye uharanira kumva ukuri. Nyemera dukomeze twigane. Ubwitonzi buravukanwa, urukundo rurizana nta ruhatiriza, naho umurava utera ishema, urajya urangwa nawo. Si ibyo gusa kandi gushishoza birafasha, bityo rero urajya urebesha amaso, wumvisha amatwi, ariko uherutse ubwonko. Kwihangana biruta byose, ubugwa neza bukaba ingenzi, naho umutima mwiza cyangwa umubi ugaragaza uwo uriwe. Mu mibanire yawe yose ariko inshuti nziza irakubahisha. Nyemera dukomeze twigane, maze nkubwire nti ntukavanga ibihe bibi birimo n'amagambo mabi, kubera ko ushobora kugira amahirwe yo guhindura ibihe bibi, ariko ntuzigera ubona amahirwe yo guhindura amagambo mabi wavuze. Ujye ucunga ururimi rwawe mu gihe utishimye, kandi umugabo nyamugabo burya ngo n'umwe ubasha kwitwararika mu burakari bwe. Koresha inyurabwenge. Turacyari mu ishuri, turimo kumvira hamwe amwe mu magambo, inama, imvugo zadufasha mu mibereho ya buri munsi. Bityo rero nyemera nkomeze nkubwire nti uyu munsi nshobora guca bugufi imbere yawe, kuko nzi agaciro ndetse n'akamaro k'ubushuti, ariko sinteze gutuma ubinsuzugurira. Guca bugufi kwanjye ntibikwemera kunkandagira. Ujye uca bugufi kuko bidaca umugongo, ariko ntuzemere kubisuzugurirwa. Ntuzaba agatebo ngo ukuyoreremo ivu. Koresha inyurabwenge. Buri mugabo wese afite uburenganzira bwo kubaka ubwami maze akaba umwami, ariko bamwe mu bagabo bakora amakosa nyuma y'uko bubatse ubwo bwami. Aho kugira abagore babo bamikazi, ahubwo babagira abacakara bo gukubitwa, ntibabaha n'umwanya ndetse n'ibindi. Nyamara buri mugore wese afite uburenganzira bwo kuba umwamikazi mu bwami bw'umugabo we, si ukuba umucakara. Abagabo rero, abagore banyu mubaha amahoro kandi si ibikoresho byanyu. Nyemera dukomeze twigane, ubundi nkundire nkubwire ko buri muntu uzi burya muri w'imbere harimo undi muntu utazi. Ntukizere umuntu kandi ujye umwizera. Ese urizera cyangwa icyizere cyarayoyotse? Ubayeho mu buhe buzima? Nkundira nkubwire nti nta hantu kure haba Imana itagukura, kandi nta hantu kure heza Imana itagushyira. Horana icyizere kikubera urumuri. Mu buzima ntugacibwe intege nuko abantu bavuze. Ujye ukora ibyo ugomba gukora, kabone n'ubwo byababaza abatabyemera. Upfa kuba uri mukuri ntawe urimo kurengera. Nyemera twigane unkundire tugendane. Mu buzima ubamo bwose, ibyo ukora byose, uzasanga kenshi imbogamizi ari abantu. Hahandi ushaka kugira intambwe utera umuntu akakwitambika, hahandi ujya kwambuka ikiraro umuntu akakigwishamo. Muri make umunsi ku wundi, buri ntambwe ushaka gutera hari abakurwanya, yewe n'iyo uyiteye basigarana umutima wuzuye ishyari. Intambwe uteye ntibagwa neza. Ibi byose iteka ujye ubizirikana, maze uharanire gukora cyane. Ahazaza hawe hari mu biganza byawe ndetse n'uwakuremye. Ni kenshi uzakora ibyawe bati warasaze, bati warayobye, bati ntuzi ibyo urimo. Igitangaje abo babivuga kenshi nta n'icyo baba barakoze kirenze ibyo watekereje. Nyemera dukomeze twigane, ntugacibwe intege nuko abantu bavuze. Kora, komeza ukore, wongere ukore, nibyo bikureba, ibindi ni ibyabo si ibyawe. Simbizi neza, nawe sinzi niba ubizi neza, impamvu yabitera abantu guhora bashaka ibyo banegura ku bandi, bashyira imbaraga zikomeye mu gucukumbura ibicaniro bya bagenzi babo. Ikibabaje byose bakabikora biyibagiwe ubwabo. Ntugacibwe intege nuko abantu bavuze. Ujye ubibutsa gucunga izamu ryabo, kuko iryawe urucunga ari gucunga. Ujye ubibutsa ko urutoki rumwe rukwerekejeho, eshatu zisigaye aribo zireba. Komeza ukore, ukore uharanire kwigira, kuko wabandi wumva utabafite bo babaho neza batagufite. Nyemera dukomeze twigane. Akenshi uribeshya ukumva ko ibyawe hari undi bireba, ukibeshya ko hari ugomba kugukorera ibyawe, ariko sibyo. Ubuzima bwawe, amahitamo yawe, amakosa yawe, amasomo yawe, byose si umushinga w'abandi, ahubwo ni wowe bireba. Niba wikunda, kora utitaye ku bivugwa. Igihe uri mu nzira y'ibyawe, igihe urimo gukora ibyo ugomba gukora,
ujye wibuka ko utanyura buri wese, ariko kandi hari n'abandi baba batewe n'ishema nawe. Ibi byose twavuze bisaba kugira ubwenge, si imbaraga gusa, kuko imbaraga zitagira ubwenge nazo nta mumaro. Ntuzirengagize ko nabo bagutega iminsi ndetse bagutega imitego ko bakeneye, bityo uramenye mu rugamba rwo kugana ku iterambere ntihakoreshwa intwaro, ntihakoreshwa kuvogera icyubahiro cy'abandi, kandi ntihakoreshwa kwikubira iby'abandi. Ahubwo bisaba bwa bwenge bwo kuzirikana ya myambi uterwa, gutegura ya mitego utegwa. Ntugacibwe intege nuko abantu bavuze, ujye ukora ibyo ugomba gukora, kabone nubwo byababaza abatabyemera. Upfa kuba uri mukuri ntawe urengera. Mwitandi tugira inama, turibukiranya, tubwirizanye ibyiza tukabuzanya ibibi, kandi twinda kuvuga ibyo tudakora.